Tariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri buri mwaka isi yose bazirikana abarwayi baba barwariye hirya no hino ku mavuriro atandukanye. By'umwihariko mu karere ka Gicumbi uyu munsi wizihirijwe ku bitaro byigisha byo ku rwego rwa kabiri bya Byumba, aho imiryango itandukanye, amadini ndetse n'amatorero bafashe iya mbere mu kuzirikana abarwayi kuri ibi bitaro. Ku ruhande rw'abarwayi ni igikorwa bafata nk'ingenzi kuko bituma birushaho kubongerera imbaraga mu mubiri, dore ko kenshi usanga buri wese aho arwariye aba ari gutekereza ku burwayi bwe. Turishima kubera ko urumve nk'ubwo byabaye bintunguye, sinari mvuye mu rugo, twari tuvuye n'ubundi mu nama inaha, n'ubundi bibera mu nzira. Urumve sinageze hano kubera ko nari nabyiteguye, nta bundi bufasha nari ifite. Ubwo iyo bibaye nka gutya, hari n'abandi bavandimwe baje bavuga ati abatafite ikigemurira baze bafata icyo kurya cyangwa igikoma cyo kunywa, ubwo biba ari byiza. None rero murabunganiye. Binyuze mu bukangurambaga bumaze iminsi bukorwa hirya no hino mu gihugu, nyuma y'uko hari abantu bamaze kubura ubuzima abandi bakaba bakomeje kwiyongera kwa muganga, ahanini biturutse ku nzoga zitujuje ubuziranenge, tutibagiwe ibiyobyabwenge nka kanyanga n'ibindi, niho umuyobozi mukuru w'agateganyo w'ibitaro bya Byumba Dr Eric Hakizimana ahera agira icyo asobanura ndetse n'icyo bari gufasha abaturage kwirinda ibi biyobyabwenge. Murakoze. Nk'uko muyizi nk'akarere gakora ku mupaka, icyo ni ikibazo kitabwa ku mupaka gusa. Twebwe ntabwo ari ikibazo gikabije kuko twakira abaturage basinze, rimwe na rimwe tukaba tudashoboye kumenya neza icyo banyweye, ese ni kanyanga cyangwa ni inzoga z'inkorano zisanzwe, bikagorana ku buryo twabimenya ubwoko bw'inzoga banyweye, ariko abenshi twebwe barakira. Byagarutsweho na nyakubahwa Meya kuri uyu munsi w'abarwayi kubera ko nabyo bituma baza kwa muganga. Ni n'ubukangurambaga minisiteri yacu imaze iminsi ikora, dufatanyije kubera ko mu burasirazuba cyane cyane hagiye hagaragara ibibazo by'inzoga z'inkorano. Murabona abantu benga inzoga z'inkorano baba bashaka amafaranga, ntabwo baba bitaye ku buzima bw'uri buzima. Bituma rero bashobora gukoresha amatafari, abandi bagashyiraho amasabune, abandi bagashyiraho amavuta, bigatuma umusemburo wakabaye ari uw'inzoga twita etanol uhinduka metanol, bikabagiraho ingaruka zitandukanye, zirimo guhitwa, zirimo kuruka, zirimo gutakaza ubwenge, cyane cyane ingaruka guhuma. Bigatuma rero aricyo cyatumye minisiteri ishyiramo ubukangurambaga cyane kugira ngo tubashe kuzikumira mu baturage natwe bitarakabye. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Madamu Uwera Parfait warahumuriza abarwayi aho bari muri ubu buryo. Mesaje ya mbere ku barwayi ni ukubahumuriza, ariko no kubabwira ko bishoboka ko bakira ntibihebe, turabakomeza cyane. Hanyuma ariko nanone ababavura babitaho, basaba gukomeza kubitaho cyane kurushaho, kubaha serivisi bakeneye izo arizo zose. Ngira ngo muri serivisi y'ubuzima navuga ngo ni ahantu hakomeye cyane umurwayi aba akeneye mbere na mbere kubanza kubwirwa neza, akeya ya mbere kwakira umurwayi bwa mbere, nabyo bimuha icyizere ko azakira. So rero ndabasaba cyane, turabasaba gukomeza kubitaho ariko babakira neza kurushaho, hanyuma bakabavura n'ubundi kuko biri mu nshingano zabo. Akarere ka Gicumbi kamaze iminsi kavuga mu bitangazamakuru bitandukanye nk'akarere kaza ku isonga mu kugira umubare munini w'abana bafite imirire mibi ndetse n'igwingira. Uyu muyobozi akaba ari ahera asaba abaturage kugira uruhare mu guhangana n'uru ruhuri rw'indwara. Ni ikintu cyo kwibandaho cyane mu gutanga ubutumwa, kuko nubwo nabivuze hari uburwayi abantu bikururije. Iyo umuntu yumva kanyanga nta kintu utwaye akayigira ubuzima bwe bwa buri munsi, uzareba umuntu unywa kanyanga uhora yinywa nta buzima aba afite, umureba ukabona ko no kurya ntabyo abasha, guhorera kanyanga, umuntu uhorera ibiyobyabwenge. Usanga rero ntabwo wavuga ubuzima, ntabwo wavuga kwirinda kurwara ngo wirinde kuvuga kurwanya ibiyobyabwenge. Rero ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo dutangeho ubutumwa uyu munsi kugira ngo twirinde uburwayi
bushobora kuzanwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'ikoreshwa ry'ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Turimo gushyiramo imbaraga muri iyi minsi nk'uko nabigarutseho, kuko byamaze kugaragara ko birica, birimo ikinyabutabire cya metanol cyica, gitwara ubuzima bw'abantu, ariko nanone usanga indwara ziyongereye muri iyi minsi mu bitaro bitandukanye dufite, mu masantere de sante, aho twakirira abarwayi, usanga indwara zitandura ziyongereye zituruka no ku byo abaturage benshi bakoresha mu kunywa, harimo n'ibyo binyobwa bitujuje ubuziranenge. Rero ni igikorwa dusaba yuko buri muturage wese w'umunyagicumbi yumva ko ubukangurambaga turimo bwo kurwanya ibinyobwa bitujuje ubuziranenge ni ugufasha umuturage, ni ukurengera umuturage kugira ngo abaturage bagire ubuzima buzira umuze. Abaturage bafite ubuzima bwiza nibo bakora igihugu kigatera imbere, imiryango yabo igatera imbere. Uyu munsi isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga w'abarwayi. Ni umunsi washyizweho mu mwaka w'1992 na Papa Yohani Pawulo wa II, aho yari agamije kuzirikana no gukomeza abarwayi aho bari hose. Ni umunsi kandi banaboneraho akanya ko gushimira abaganga, abaforomo n'abita ku barwayi ku bwitange bwabo bwa buri munsi. Akaba ari n'umwanya mwiza wo gukangurira buri wese kugira umutima w'impuhwe no gufasha abarwayi kutumva ko bari bonyine. Alphonse Nkundamahoro, Radio Ishingiro mu karere ka Gicumbi.